Twongeye kubaha ikaze makuru yacu yo ku itariki ya 23 Mutarama 2024, aho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabwiye abahigirira u Rwanda kugirira nabi ko ntacyo bazageraho. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yijeje abanyarwanda ko igihugu gitekanye, abasaba gutuza no kongera umuhate mu byo bakora kugira ngo igihugu gikomeze gutera imbere hashingiwe ku musingi w'ibyagezweho mu myaka 30 ishize. Ingingo ijyanye n'umutekano yari itegerejwe cyane mu ijambo rya Perezida Kagame ritangiza inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 19 iteranye muri Kigali Convention Center kuva ku wa kabiri tariki ya 23 Mutarama 2024. Perezida Kagame yakomoje kuri iyi ngingo nyuma y'iminsi ishize abakuru b'ibihugu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi batangaje amagambo leta y'u Rwanda ifata nka rutwitsi no kubiba umwiryane mu banyarwanda, bagaragaza ko bashaka gutera u Rwanda. Mu mbwirwaruhame yamaze isaha n'iminota 10, Perezida Kagame yamaze iminota 30 avuga ku bijyanye n'umutekano. Umukuru w'igihugu yavuze ko ku bijyanye no kurengera ubusugire bw'igihugu ntawe ugomba gusaba uruhushya, ashimangira ko ababihigira kugirira u Rwanda nabi ntacyo bazageraho. Yagize ati, nabwiye izindi nshuti zacu z'ingenzi ko iyo bigeze ku bijyanye no kurinda igihugu cyahuye na byinshi, sinkeneye uruhushya rw'umuntu uwo ari we wese ngo nkore ibikwiye mu kurinda no gucunga umutekano. Yavuze ko abanyarwanda badakwiye gukangwa n'ushaka kubashotora ndetse ko nta kizakoma mu nkokora umutekano wabo. Ati, mwe mujye mu rugo muryame musinzire. Ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, Perezida Kagame yagaragaje ko nta ruhare u Rwanda rubifitemo, gusa agaragaza ikibazo cy'imvugo z'u Rwanda no gutsemba abantu hashingiwe ku bwoko bwabo. Aha niho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yahereye asaba urubyiruko kwirinda uburangare, ahubwo rukiyumvamo inshingano zo gukomeza guteza igihugu imbere no kuruta ibyagezweho mu myaka 30 ishize, u Rwanda ruvuye mu icuraburindi rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ku bijyanye n'iterambere, Perezida Kagame yagarutse ku bijyanye no kunoza imitangire ya serivisi, yibukije ko igihugu gifite ibibazo byihariye, bityo ko ku bijyanye n'iterambere, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagarutse ku bijyanye no kunoza imitangire ya serivisi, yibukije ko igihugu gifite ibibazo byihariye, bityo ko nta mwanya wo guteta cyangwa wo kuzarira. Inama y'igihugu y'umushyikirano yabaye mu gihe manda ya 2017-2024 isatira umusozo. Perezida Kagame yibukije abanyarwanda ko ntawe bakwiye gusaba imbabazi. Inama y'igihugu y'umushyikirano yabaye mu gihe manda ya 2017-2024 isatira ku musozo. Perezida Kagame yibukije abanyarwanda ko ntawe bakwiye gusaba imbabazi mu gihe barwanira kuba bari bo n'abo bashaka kuba bo. Amakuru yacu reka tuyakomereze kuri iyi nkuru igira iti, nta bantu baba bato keretse iyo ubyigize. Perezida Kagame abwira abanyarwanda. Perezida Kagame yavuze ko abanyarwanda badakwiye kwemerera kwigaragaza nk'abantu bato cyangwa ngo bakore amahitamo atuma babonwa muri uwo murongo. Yabigarutseho kuri uyu wa kabiri tariki ya 23 Mutarama 2024 mu ijambo rifungura ku mugaragaro inama y'igihugu y'umushyikirano iri kuba ku nshuro yayo ya 19. Iyi nama iteraniye muri Kigali Convention Center ndetse n'izindi site zitandukanye zashyizwe mu duce tw'igihugu mu turere twa Rutsiro, Gatsibo, Burera, Nyanza ndetse no muri Polonyi. Mu mpanuro yatanze, umukuru w'igihugu yavuze ko abanyarwanda bakwiye guha agaciro urugendo rw'imyaka 30. Ati, imyaka ibaye 30 tuvuye mu icuraburindi, mu mikorere yacu dukwiye kuba tubishyira imbere, kuko dukora tutibuka ibyo ngibyo dushobora kugira n'ibibazo ko wabisubiramo. Yagaragaje urwo rugendo rwerekana ibintu bibiri by'ingenzi wahuza no kongera kwibuka kw'igihugu cyashegeshwe na Jenoside yakorewe Abatutsi. Ati, imyaka 30 ishize irimo ibintu bibiri.
irimo ibyago ariko irimo n'igihugu gihinduka kikaba igihugu kindi dukwiye kitari ikijyanye n'ayo mateka twibuka. Perezida Kagame yavuze ko muri uko kwiyubaka bidakwiye ko abantu bajenjeka mu byo bakora. Ati twebwe nk'u Rwanda ntabwo twashobora kubaho nk'ukuntu bamwe babaho cyangwa ibyo duhora turwana nabyo. Dufite ibibazo by'umwihariko, turi agahugu gato, ubukungu bwacu ntitubufite uko twabwifuza, ni buto ariko nta bantu baba bato keretse iyo ubyigize. Iyo ushatse ko ari kuba wigize umuntu uzajya ahora asabiriza, uzajya usabiriza, niwigira ikigoryi uzaba ikigoryi. Njye ibyo mvuga n'abo mbwira nari nzi ko u Rwanda dufite icyo dushaka kuba cyo kandi gishoboka. Kagame yakomeje avuga ko abavutse kuva igihugu cyabohorwa bafite imyaka 30 kandi bagomba gutekereza uko bazaba babayeho mu myaka nk'iyi iri imbere. Ati mugomba kumva uburemere bw'inshingano zanyu nk'abanyagihugu, nk'abantu biyubaka, bakubaka imiryango yabo, bakubaka n'igihugu. Kugira ngo ibyo tubisohoze neza, nta mpamvu n'imwe ikwiye kuba iriho yo gusaba imbabazi k'uwo ari we wese. Ugomba guhaguruka, ugomba kurwanirira uwo ushaka kuba we. Yagize ati kugira ngo ibyo tubisohoze neza, nta mpamvu n'imwe ikwiye kuba iriho yo gusaba imbabazi k'uwo uri we. Ugomba guhaguruka, ugomba kurwanira uwo ushaka kuba we. Ntuzatekereze ko hari uza kubiguha nk'impano, ntawe uzabikora. Urubyiruko rwahawe umukoro wo kumva ko rufite inshingano n'uruhare runini rwo guhindura ubuzima bw'Abanyarwanda kurusha uko byakozwe mu myaka 30 ishize.